Bahura bwa mbere bahuriye he? Dore ko bose ari Abanyarwanda, ese baba barahuriye mu Rwanda? Oya, ndavuga umunsi umuhanzi w'umuhanga kandi w'icyamamare ku isi w'umunyarwanda, Mugisha The Ben. Umunsi wa mbere yahuye n'umufasha w'Uwicyeza Pamela. Uwicyeza Pamela ni umunyarwandakazi mwiza wanigeze kwitabira amarushanwa y'ubwiza mu w'ibihumbi 2019. Ukuboko Uwicyeza Pamela ni umugore wa The Ben Mugisha byemewe n'amategeko ndetse n'Imana. Reka turebereye hamwe inkuru yabo y'urukundo kugeza babanye. Aho ugiye kubana nanjye niyo nkuru Karine. Iyi ni niyo nkuru media. Wibuka gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo tujye twibanira nawe hano kuri niyo nkuru media. Mwanatekereza ko kandi umeze neza, wowe utameze neza ibihe birahinduka. Uyu munsi ushaka kubona byanze, ariko ejo cyangwa ejo bundi hamwe n'Imana hamwe no gusenga ibintu bikagenda neza. Bahura bwa mbere The Ben na Pamela bahuriye muri Nairobi mu mwaka w'ibihumbi 2019, aho The Ben yari yagiye mu bijyanye na kariyeri ye y'umuziki, naho Pamela n'ubundi yari yitabiriye amarushanwa y'ubwiza. Ubwo Pamela bitari bimworoheye kubona akanya, ariko yaragashatse nuko abonana na Mugisha Ben. Mugisha Ben mu kiganiro yagiranye na B&B Kigali yagize ati, nkunda cyane kugendera kuri Bibiliya, hari ijambo rivuga ngo umufashe mwiza umuhabwa n'Uwiteka. Twahuriye muri Nairobi mu bihumbi 2019. Icyo gihe yari kumwe n'inshuti ze twari tuziranye, nuko turahuza. Mugisha Ben ati, iby'Imana nta wamenya ibyabyo, ati iby'Imana birahambaye. Ati iyo ubonye umuntu cyangwa uhuye n'umuntu wawe bwa mbere, hari ukuntu uhita wiyumva muri wowe, hari ukuntu ibyiyumviro byawe uhita wumva bigenze. Ati nanjye mpura na Pamela bwa mbere nibyo byambayeho, nahise numva mu buzima bwanjye sinzi uko mbaye. Ati mu buzima duhura n'abantu batandukanye. Ati iyo uri umusore n'ubundi uhura n'abantu benshi kandi batandukanye. Ati ariko hari igihe uhura n'umuntu ukumva ubaye undi muntu, ukumva ugize feelings zitandukanye n'uko wiyumvaga. Nibyo byambayeho. Ati ariko by'umwihariko ku mico y'Uwicyeza Pamela, ati yamunkuriyeho cyane. Yego Pamela ni umukobwa mwiza. Ati Ben ati yego Pamela ni umukobwa mwiza kandi cyane. Ati ariko imico ye cyane niyo yamunkuriyeho, bituma numva namukunze cyane kurushaho. The Ben ati urumva ni nk'amayobera, twakabaye kuba twarahuriye mu Rwanda i Kigali, ati ariko twahuriye mu kindi gihugu. Nabwo kandi icyo gihe nta kintu cyahatari cyahise kiba rwose. Mugisha The Ben ati nahise mufiringa ukuntu kudasanzwe, maze Imana kandi tugeza kuri nivo nziza. Ati nuko bwa mbere nahuye n'Uwicyeza Pamela umudamu wanjye cyangwa se umufasha wanjye. The Ben ati abagabo baho tuva tukagera dukunda kwihiringa, ati ariko kandi ntibyatumye bigorana cyane mu marangamutima namugizeho ndetse n'imico ye rwose n'indangagaciro, kuko ibyinshi twari tubihuriyeho. Ati byinshi twari tubihuriyeho rero iyo muzika ibintu byinshi mubihuriyeho, ibyagafasha umwaka bifata umunsi umwe. Mugisha The Ben ati nabanje no kumubwira ko azagira ngo ndamuharaye. Nuko Pamela araseka. Ben ati uko nasobanura umugore wanjye Pamela mu magambo make, icya mbere Pamela ndamukunda kandi ndamukunda cyane. Ati icya kabiri agira kwihangana cyane muri we. Ni irihe tafari cyangwa se ni uruhe ruhare Pamela yazanye muri kariyeri y'umuziki wa The Ben umugabo we? The Ben ati yatumye nita cyane ku muziki kurenza mbere. Ati kandi Pamela yambereye urutugu rwo kwiyegamizaho. The Ben ati
nakuze akenshi ndi umuntu ukunda kwirwanaho, nkanabikora ngira ngo mama adahangayika kuko twakuze ari we tubona mu maso. Rero nakuze numva mama atazagira ibibazo bigendanye no kutwitaho. Icyambere ni ukwiremamo icyizere cyo kurwanya ibibi, kuko ducibwa intege n'ibintu byinshi bitandukanye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ati ikindi cya kabiri nababwira ni ikintu cy'ingenzi, ni ukubaho bagira indangagaciro, disipurine ndetse no kubaha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Mugisha de Ben ati nta muntu n'umwe ushobora kuzimya umuntu Imana yazamuye. Ariko si ubundi Mugisha de Ben yambitse Pamela impeta ryari, basezeranye mu murenge ryari, babanye ryari, bibarutse umwana wabo w'umukobwa ryari. Mugisha de Ben yambitse impeta Pamela amusaba ko bazabana ku itariki 17 Ukwakira mu 2021, ayimwambikira mu birwa bya Maldives mu nyanja y'Abahinde. Noneho ku itariki 31 Ukwakira mu 2022 basezerana mu murenge. Ariko kandi ku itariki 15 Ukuboza mu 2023 Mugisha de Ben na Pamela bakoze ubukwe kandi bwiza, barasaba baranakwa kandi basezerana imbere y'Imana nk'umugore n'umugabo uko bazabana akaramata. Dore indi nkuru nziza yatangajwe kuri uyu muryango wa Mugisha de Ben ndetse n'uw'icyeza Pamela. Ku itariki 18 Werurwe mu 2025 bibarutse umwana wabo w'umukobwa. Uwo mwana wabo w'umukobwa bamubyarira i Buruseli mu Bubiligi, kandi uwo mwana wabo w'umukobwa bamwita Mugisha Paris. Kugeza ubu nyine bafitanye umwana umwe w'umukobwa ari we Mugisha Paris. Wakoze gufata uyu mwanya maze ukabana natwe. Nje wumvaga ndi niyo nkuru Karine, naho iyi ni niyo nkuru media. Wibuka gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo tujye twibanira nawe hano kuri niyo nkuru media. Ariko kandi icyo mpora nkwifuriza, Imana ikomeze yagure kandi iyobore intambwe zawe. Waba ufite igitekerezo, ikibazo cyangwa inyunganizi, ubinyuze hano muri comment section.